nafashe vuba rero ibishyimbo tubishyira. Seko cya Olivier kitari kugufata. Wajya umenya ibyawe Kirema. Twese mwana. ubwo rero muba mufite ubwo Yewe reba hano. Ma ntukajya unsakuriza wirirwa ntesha umutwe. Ndakwiyamye kandi. Ako se wagiye wubaha bwarimo. Ntago uzi ko uyu nguyu ari mama wacu. Ntukajya umenyera. Ndakwiyamye wagicucu. Ariko se tora ibishyimbo. Ntabikoze se. Ntago abandi bari mu murima ejo ukanga kujya mu murima. Ubugira ngo mbyuke njya kwirwanya. Ubu rero ikigusetsa gitangaje. Biraje bishya. Ni wowe utera intebe mbere. Nicyo kibi cyambere ubasha ko kiba cyanabikoze. Samu wagiye gukura imyumbati. Wese wagiye kwikura. Ngiye gukura imyumbati singegera iyo nikora iki. Ari njyewe nawe se umukuru ninde wagiye. Mangiye mujye mwumva warani mukanzana ibyo bibazo byanyu. Nk'ubu mba naraye ntari. Wese ubundi ejo ko mutatetse byagenze. Ibyari byaraye ntago ari we wabiriye. Wagiye ukurinda nene n'umururumba. Wangegerawe ntago mu gitondo agiye kubireba nkabibura. Nzari ibyutse ry'umuntu mwiriwe mwicaye none murabyutse ngo muri gukora. Ceceka widucura umwuka. Ubundi si yuzuka biteka. Azatuma nkubaho. Yuzuka bitekara. Ya numva ngo kubaho ku mubyeyi bitera umuvuma ariko nubundi wamvumye kera. Ye nanakumenya. Bacyaburiye umuco. Akuvumye. Ni wewe wivumye. Ntugiye kukuvuma ntago birimo. Kandi bazajya bakora wewe wange. Mami. Nyiragicana. Karame mama. Mwana wa. Karame mami. Ndagushima mana. Ugira impuhwe kandi ugira imbaraga. Kubugaruye umwana wanjye. Mawe ni se mawe yo no. Mumeze ute? Mumeze neza? Ndabona barakuze. Barakuze sura mukozi. Yera ngo ye mukobwa se. Uranzi se? Nitwa Kireni nawe ndi ye mukobwa. Mami ya makuru. Ubuse ndaheraye. Wakwicaye se mwana wa. Mami buna kwicara ahantu hameze gutya. None se ahangaha ngiye nkahicara. Uya reka mpahana buri mwana. Mami wikwirirwa wivuna ntago rwose nakwicara. Mu mujyi ntago haba ahantu hameze gutya. Ubuse wava mu mujyi ukaza ukicara kuri iyi ntebe imeze itya koko mami. Kareka. None ndasobanukirwa. Uyo kuri kunyitegereza se. Ntago nkuzi. Muri karitsiye umenye rero nitwa Kireni. Umenye. None se ko numvise mama guhamagara Nyiragicari niba ari Nyiragicari. Beransi. Nyina wa Beransira. Ako mami nawe rero. Beransira. Beransi. Ako mami ugura guhamagara Beransira ngo agire ute? Ni we nyina wa Beransira. Icyo kintu agazi kiracyahari. Yewe nari nzi ko cyanapfuye ndamwana gishyinguye. Ubwo uragihamagara ngo nkimaze iki? Nese turavukana ma. Ako mana yanjye. Ako mami uwo ntago wahinduka koko. Urahamamagarira icyo kigoryi ngo nkigire ntengewe. Urica urashaka ko nica uwo mumaro kuri giye. Ikigende icyo kigoryi. Sinshaka no kukibona ubwo reka nigendere kitaranaza. Urashaka ko nica uwo mumaro. Nese ubi Kigali. Ndi Kigali nyine. Kwifuriza ibyo uvuze. Ariko ibyo uvuze ubisabira Imana imbabazi. Mami sinshaka no kumenya iby'icyo kintu agazi cyanyu reka nisubirire i Kigali. None se ko yatoye nayawe wowe. Nese subiyeyo utaramukije umwana. Cyewe rero cyo sinshaka no kukibona. Ariko Nyiragicari. Kose wakwihesheje umugisha ku Mana no ku mubyeyi. Akayimbwa imanutse hiya sha. Wa madara amafaranga yawe arayafashize. Olivier garura ayo mafaranga bavu.
Yes, injira. Biteze. Bike. Byiza. Kireni yarahari. Amba mbese. Waza utazi neza ko hari cyangwa udatse? Kweri shiri kumeza gutyo kandi mukubajije. Nese nawe nzi neza ko ari nkaba ndi kubikubaza. Kuri yanjye uyazi neza wimbaza ngabiki. Ahubwo mbwira iki kugenza. Nje kwiba Kireni nakweje Kireni yarahari. Si ko umuntu uri kunyitegereza cyane utavuga biti. Ntaho hari. Aho uza kujya kumushakira aho musanzwe muhurira. Se kuri kunyiruka. Niho ushakaga Kireni? Niba rero nashaka se ntabwo twaganira. Sibanje nawe twaganira iki? Si kujya ureka kwigira ibyanjye kweri. Uvuze ngo iki? Si kuko ibyo Kireni yambwiye nibyo. Nta kintu ubashije bogari nkawe. Ariko akanakumira. Yakubwiye iki se mukobwa? Nako madame, babarere sinzi niba uri umukobwa cyangwa umugore, bura nabo. Wikigora ngo nta kibazo. Ni buga kusekere ni yawe. Urimo. Yakasana. Ariko se wantumwe uri intumwa uri iki? Bagenzwa ni? Si ngo amaso yawe arahumye bite byawe sinakuri kuburi kundeba. Ndore kumbona. Cyuragaragara. Ndeba. Ni. Urabona ko ne. Hani ngo nagutumye. Baje kunyereka? Kwigira idaje ariko. Muko washakaga Kireni cyangwa washakaga jewe? Se nakubwiye check kwigira idaje. Bite byawe. Ngufasha iki? Aturumbwira icyo ushaka rero. Reka. Akose. Yewe. Aretse tukaba twigira ari mu cyumba. Cyande. Kanyera nkabanza nkumva kuko ibyo Kireni ya niba Nkaguha. ibyo yavuze niba ari byo ko Yakubwiye iki? kikorera umuti. Yakubwiye ko ntanga. Ko nkubona birashoboka ko Kireni ibyo yavuze ko ari byo. Yakubwiye ngo iki se we kutambwira icyo yakubwiye? Yewe mva mubwire mugabo. Yego. Tuza kuko kwari kugira ngo mwumve. Banyumvise ngaho usakumvira. Ariko nanone yitonde kunyirukana. Asa nkoresheje imbaraga ngo usohore ku mbaraga urushaka iki? Ngukirute? Yakuntumye nguze testing none Unise Kireni akwiye umugabo nkawe. No, genda ubwire ko ntabonetse. Kabishkereka yicyendere. Mudurite aho bamutegese. Nago Kireni yagukwiriye. Kureba uko umeze utese buriya ra. Ese uri kumbona? Reka ye. Wambonye. Yewe we. Ashwe. Uri kumbona? Mvira muko. Vano. Kuri idaje ngo Sohoka mvira ngaha. Nagiye. Mwanda we. Ngo nibyo mwirirwa mutesha abagabo bandi umutwe n'izubatse muzisenya. Sema ko mbona uri kure. Siko ya mafaranga Olivier yashyiriye wa mukobwa wo kwa Karisa. None sema. Narindi kukubwira. Siko ya mafaranga Olivier yashyiriye wa mukobwa wo kwa Karisa hari ahepfo. Hana wa ntabwo ibintu by'amafaranga ari byo ndeba. Nta nubwo ari byo ntekereza. None se ntabwo yakavuyemo n'ubugari twa Karisa. Usanzwe murya ariko. Nta warwaye bwacya, nta wandwaranye imvunja, ntacyo ntakora, nta n'icyo ntakoze. Subundi uriya mugore ko numvise muvuga ngo berasira ni mama wiwe. Ni mama wa Berasira. None se yagiye gute kubera iki Berasira arahunga?
urabyuka wicaho kugira ngo ube tujye kuvoma. se Esperance kuzanye igice se kandi dore yakuvunnye injerekani yizunguza ku mutwe wawe. akoma ejo bundi ntabwo uzajyana amazi mu nzu. ejo bundi twavuye kubagara abanza ariyo kanizana mpamvu agatebe nanjye nicare hano. Zana ako kabaho cyangwa ku gasonga bugari. Sawa ayo mazi urajyane mu nzu naguye ngende ngo gusubira ku mugezi ngere nzana amarumbuga. ariko nawe uzanyemo makeya urakabye. Uyu mwana wanjye Ukuri mbanane ukajya uhimana nk'uko bari abasore bampima. mana ukuri pe. Bari abahungu nubwo babona kuri ariko nabo baramvunisha. Uzi ibintu byose n'igihe wagiye kuvoma n'igihe wagiye kugira ibintu byose n'igihe nzajya mbikora. Kagarara we rero ntashaka no guhinga, ntashaka no gutora ibishyimbo, ntashaka guhura ibishyimbo, ahubwo arashaka kubirya. Ubundi cyagiye he? Kora nijoro twagiye kuryama kitaraye. ko cyagiye kureba cya gikobwa cyo kwa Nkuru. Hari isase. Yerega yarabonye icyamushyira. Nuko nyine. Mbese amafaranga yavuye. Sawa yavuye mwabujije imyumbati. agiye kubona tubona umugore araje. Umugore. Nakubarira inkuru niwe wazibonye neza agenda ari ndimo ntora ibishyimbo. Sano wowe mugore. umugore yaje nuko mama aravuga ngo ni mama wawe. Njyewe. Nako nanjye ntago muzi. Ese ntabwo ari mama. Uyu mwana Mama wanjye njyewe. Ese ntabwo ari wambyaye. Yego. Esperance uyu mwana rero si wowe uvuga inkuru. Mujye mundeka. Ubwo mwambwiye murampishije iki? Aretse gukomeza ukomeretse kameze neza. Sara atanyibwirira ukuri. Uwo mugore se yitwa? Ese mwambwiye mukaga guceceka uwo mugore ni nde ma? waretse kumuhata ibibazo kubona nawe agiye ko. Mama. ngaho basi nitujye kubagara. Mwambwira se icyo nshaka ko ari mama unyibwirira. Mama wambwiye ntabwo ari we mama. Ese uwo muntu niwe waje uvuga ngo ni mama wanjye? Ni uwo muntu niwe wabyivugiye se? niwe wabivuze nyine. Esperance mujye mu mirimo mubanze mushaka icyo kurya tuza kuganira. Sibyo tuza kuganira sibyo mwana wa nanjye ngiye no kwahirira ingurube. Bangwino tubanza tujye gukura biriya bijumba ntabwo nijyana ngo tugende. Nyura hano ibyo bintu byo kwiyahirisha ukizanisha utwatsi tubiri ntabwo bikora. yagufasha undi mwana mukuru ibyo bijumba kandi mwibuke no kuzana udukwi. Hariya hepfo murabizi ko hari inkwi zahumiye z'imyumbati muzizane. Karibu Nyiragica. Uraho mami. Uraho. Ayiwe noneho urandamukije. Uraho mama. Hobe. Meze mutese. Ndaho ugira umugabo n'abana. Ndabashimye. Hicarire hariya nta gatebe kari hafi aho. Banza umbwire ko cya kigo ry'igikobwa kitari hano mami. Ntabwo nshaka kwicara rwose gihari. Banza umbwire ko kidahari ntabwo nakwicara gihari rwose. Ntawe uharicara.
nese mami ndicara hehe bicara hano ku ibuye se ntiwahicara ko wahicaraga kera se kwibuye koko ariko uzi ko nsigaye mbi Kigali rwose ntabwo abantu bicara ku mabuye iyo ugenda n'ifoteye yawe se ukayicaraho se mwana wa amakuru yawe yicara ntacyo uba ariko ntacyo bigutwara amakuru yawe amakuru ni meza mami iki kintu kirimo kunyica ntacyo kigutwara yewe mwese mumeze mutema ndaho umeze neza ndaho ariko yewe mana ikigaragara ni uko ngukunda kuruta uko nkunda aya mana ndagukunda ahubwo i Kigali habayo ibintu byinshi cyane byinshi mu byo gukora bituma abantu babura umwanya naho ubundi mba mbatekereza ariko umwanya wo kuza kubasura nawo nkawubura kubera ibintu byinshi umuntu aba arimo gukora bya bihungu se byagiye he noneho ko uri mu rugo wenyine ntabwo ujya uvuga abandi bana cyangwa abahungu ibihungu duhungu ntabwo iyo mvugo bishaka bimeze kuriya kuko ubu navuga ngo b'abana b'abahungu batwaye iki abantu bo mu cyaro uwo yanyibwirira nkeneye kumenya amakuru yawe ufite umugabo ese wabyaye abandi bana bimeze bite mami mfite umugabo ariko ni hafi ya ntawe ni ikigabo kiri aho cy'ikigoryi kiri aho ngaho mbese ni nk'umugabo w'izina ni ukwitwa ngo umugabo arahari kwitwa ngo umugabo arahari pe ntabwo nakubeshya wenda ikigoryi kimenye ikintu ntawamenya ngaho mbwira ubu ntabwo urongera kubyara ibyo kubyara ngiye mbirimo ndakubwira ko n'umugabo mfite ari hafi ya ntawe noneho nindangiza njye no kumubyarira kuzikontorora wenda wasanga nawe uri ntawe aya mami njye ntabwo ndi ntawe ahubwo ngewe ntabwo mfite gahunda yo kubyara mbese urugo ruri hara ni nk'urw'izina nyine ngo byitwe ko mfite urugo sinkeneye kubyara ikigabo cyanjye kiri aho n'igifuti kiri aho none ko udakeneye kubyarira uwo mugabo washatse wamuretse ukagenda na aderese mami Kigali rega kubayo na aderese yego mama ni ukugira ahantu barizwa biba byitwa ko nyine ufite ahantu barizwa ariko yewe reka nihamagarire umwana atwara utu dushyimbo mwese mumeze mute ariko ndabona umeze neza noneho mami ndabona nta Beransi mami ntabwo mbwiye Beransi ntawe uhari nese agutwaye iki ariko baroga barakaburinye umuntu wandogeye umwana ninde umwana wumva mpamagaye umwana we bwite yibyariye akirukanka oya ibi bintu ntabwo ari byo Beransira se we yaje agakura bino bishyimbo hano akajya guteka koko nasoje kubitora